Nyamara kubiswe igeze hariya abizi ibintu urukundo ni hatari urukundo ikintu gikomeye nyine uriya mukobwa namukunze cyane bivuze ngo wakubiswe kubera urukundo nakubiswe kubera urukundo bikaze kabisa n'amidwara bikaze ndigamunisinze nyine nkamurota cyane ariko bikaze ntago ushobora kuba njya kubwira n'intambara izaruta si ukubeshya pe uriya uko ngiye wapi kabisa ndangije kubwira ngo urugamba iyo nzarurwana paka uriya bukwe butabaye. Mu kiganiro nkuko bisanzwe turi kuri Kigali 250 tubazana abatumirwa batandukanye buruko bukeye nuko bwije. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa wacu mushyashya, navuga ko ubwa mbere agaragaye kuri Kigali ariko uko biri kose muraza kumenya ukuri nuko yaje ndetse naho yaturutse. Reka wenda ntangire ngo ikaze mu kiganiro rwira ni muzina yanjye Kurambere nuko nitwa amaze ko mumenyereye ari icumi narakozeho nubwo ari ubwa mbere hano yenda mageze arandi mashini nagiye nyuraho. Nukuvuga umuntu yakibaza Rambere uri umusore wagaragaye uri gukubitwa inshyi nyinshi cyane tutamenye wenda bakurikiye barazizi impamvu wari kuzikubitwa ariko hari abandi batabashije kumenya ngo wakubitirwaga iki waziraga iki. Turagira ngo ducire muri make wenda byagenze bite ku cyo wagaragaye kuriya uri gukubitwa inshyi n'imigeri noneho byongeye kubitwa n'umugore cyangwa se n'umukobwa kubera iki byageze kuri rwego ukagaragara kutangaza amakuru uri gukubitwa inshyi cyane byari byagenze bite? Nyamara kubiswe igeze hariya abizi ibintu urukundo ni hatari urukundo ikintu gikomeye nyine uriya mukobwa namukunze cyane bivuze ngo wakubiswe kubera urukundo nakubiswe kubera urukundo ntabwo byoroshye nubwo useka ntabwo byari byoroshye ariko biratangaje kubona wakunda umuntu ukageza ku rwego rwo kugira ngo ukubitwe inshyi n'imigeri none byaje bite uriya mukobwa muziranye mwamenyanye gute kugira ngo ugere ku rwego kuvuga ngo umuntu agukubise kuriya uri umusore ufite imbaraga nawe wamwishyura ariko nyine ukiruka nk'uri kumuhonga byatangiye gute mwamenyanye gute? Nkuko twamenyanye ngiye ko turanye mu ikaritsiye nkajya mubona nimba nemwiza ko nyine ubona umuntu waramukunze nyine naramudwaraye bikaze kabisa naramudwaraye bikaze ndigamunisinze nyine nkamurota cyane ariko bikaze no nza kwegera mbona hanakoze ikiganiro nza kwegera umuyobozi w'iyo channel yakozeho ndamuganiriza ndebe ko namubona umuyobozi w'ikiganiro turabonana umuyobozi w'ikiganiro turabonana ariwe amuza nawe ari murisha ikiganiro nawe ari ubwo mwabonye nk'uwitwa hariya niwe yamuje nawe rero bamukobwa nyine byanze kunze nyine ashatse uburyo mubona ashaka umuntu aramumuza nawe ndamubona aribwo nakubitiwe hariya nyine mwabonye ari bera mwabonye. Dukurikije ukuntu wakubiswe cyangwa se uburyo wari umeze uriya mukobwa uko agaragara naho kugaragara ashaka kuba ari mukuru ashaka kubona kurusha imyaka cyangwa igikuriro wenda atanakurusha imyaka ariko akurusha igikuriro ko wakunda umukobwa ubona kurusha igikuriro bitewe na tayo ufite cyangwa iyo afite ubyumva gute cyangwa se ubibona gute? Ntago abantu kubwira ati wakunze umukobwa mukuru wowe uri kiri mutoya cyangwa se kurusha ingano ubivuga se nta bantu njye wumva ushaka n'abakecuru ariko nyine usibye kuri adashaje cyane ariko nyine nakubwiye ngo urukundo nyine ni ikintu byarizanye tuzi ko nyine byaje nyine nanjye mbyumva ko muko nyine bituma ndwana urugamba kugira ngo mubone nyine mubonye nawe nsaga nawe sanyishimiye kuko namukunze cyane biba intambara nyine ikomeye nyine kugeza ubu ngubu nyine. Kuri iyi saha rero umukobwa wakunze cyangwa se umusore wakunze umukobwa wakunze umulesbienne wari ubizi ko ari umulesbienne? Wapi ntabwo nari mbizi nabimenye nyine mageze abimbwiye nyine ku kiganiro cyagaragaye yahise kubwiza uko arabwira ati ngewe uri nk'umukobwa cyangwa se uri nk'umuhungu imbere yanjye. Niyo magambo yakoresheje kugira ngo ubyumve neza akwereka uburyo atagukeneye wanibeshye kuba wahitamo kumukunda. Kuri wowe ucyumva yuko umukobwa wakunze wihebeye ari umulesbienne wabyakiriye nyine byaranunguye birananagaza nambabaza nibwo impamvu wabonye nagumye guhatiriza yamuhatiriza cyane nyine byara nyine naho arakara nyine birangira se nango bitariko nyine nago nyine byashimishije tuna n'ubu nyine na n'ubu
biracyambabaje nyine mbona n'ubu nyine ndashaka ko basi noneho ndashaka ko noneho nzahura nawe nyine byanze bikunze nkamubona tubonye tugahura. Nyuma yo kumva yuko uri umulesbienne adakunda abasore cyangwa abahungu, ntago wumvise ucitse intege muri wowe uvuga ati okay, niba nkunda umukobwa nkasanga ateye gutya ngiye kumureka nshakira ahandi, kuri wowe uracyamukunda cyangwa se ugiye guhindura ubundi buryo bushoboka bwo kugira ngo wenda umwikuremo ushaka undi mukobwa cyangwa undi wahitamo gukunda kugira ngo mukomezanye ubuzima, cyangwa uracyumvamo ikintu cyo kugira ngo mugume? Nta mukobwa ntabwo namureka nubwo bigoye nyine yenda sinzi yenda nyine ndakeka wenda ko ashobora kuba yari yanyweye n'ibintu yankoreye ari ibintu yenda yari yanyweye ko sinzi ko yenda ariko ateye buriya ndashaka ko nzongera nkahura nawe yenda nkongera nkareba basi, ariko abite no kuntu umutima wanjye umeze n'urukundo mukunda mba numva natamureka kabisa. Uriya mukobwa yaragukubise aragukomeretsa kugeza aho uvunika akaboko nkuko biri kugaragara, akaboko kawe ntago kari gukora neza, umuntu wagukubise kuri iyo ukagera aho uvunika akaboko, ni gute uri kumva nyine ukimukunda? Ni iki kintu wamubonyeho kiruta abandi bakobwa ku buryo uvuga ati uriya mukobwa ndamukunda sinamureka, nzagerageza kugeza igihe ngeze kwihereza nyemeye? Ni iki kintu kiri gutuma uhatiriza urukundo rwe bitewe n'ibintu yagukoreye kiragiye? Cyane ko ateye tayiwe ukavuga kiyobe man bikaze nyine ariko nubwo nkubise bigeze hariya nibwo yenda afite ubwoko ashobora noneho kunkubita birenze, ariko ndakeka ko ari ibintu yari yanyweye, ndakeka ko bizakunda neza nta kibazo nzagirana nawe buri byanze bikunze, ariko mfite icyizere kabisa, mfite icyizere. Nyuma ya kiriya gihe rero nyuma y'uko mubwira ko umukunda akakwirukankana, haba harigeze gucamo munsi mukavugana kuri telefone ukamubwira sheri ibiki n'ibiki, cyangwa byarangiye hariya ntimwongeye kuvugana? Ntabwo nongeye kuvugana nawe, namwandikiye ngo ndebe ko yasubiza mbona wapi. Saba wari wamuje nawe ko yakongera akaduhuza wenda ko norohewe ko noneho ushobora guhura noneho ukahita muhura noneho agira umujinya cyane n'umukobwa. Sinzi wenda ariko sinamenyana nawe cyane bya cyane ko nyine ko namubonye nize ko bazagenda kubura utashaka kuzareba ko nazabonana nawe tugahura. Wenda twizere ko ubutaha bizakunda, umutima wakunze ukabona uwo wakunze. None ikindi kintu nakubaza, mu buzima busanzwe cyangwa se aho utuye ukora iki? Umuntu ashaka kwibatsa uriya musore wakunze uriya umukobwa w'umutinganyi, umusore wenda akora iki kugira ngo yumve ko uriya mukobwa yamwemera? Kuko uriya mukobwa ni umukobwa mwiza ugaragara neza ku buryo umusore wese atapfa kumutereta. Kuba warihaye icyizere rero ushaka kuvuga ati kuba warishyize icyo cyizere bishobora kuba ufite akazi keza, wenda buri kimwe yakenera wakimuha. Mu buzima busanzwe waba ukora iki? Warangiye iyo nkora ni ukudevaringa ibintu bana ukabijyana ahandi, ariko nyine ubushobozi bwo gutunga umuntu ntabwo bwabura bikunze kemera. Ndasanzwe ari umuntu ateguranye nta byanze bikunze byakunda. Bivuze ngo wagiye kumusaba urukundo cyangwa se kumubwira ko mukunda uzi neza ko yemeye mwabana cyangwa se ukamushaka? Yemeye cyane, ntabwo utinzamo, ni vuba nagutinzamo. Ntabwo icyizere cy'uko byakunda? Icyizere cyenda gifite kabisa, ntabwo cyane, ariko nagifite nyine ngiye ko mbitekereza ngiye kuri ibindi bintu yaba yaranyweye, nize ko bizakunda. Bigatuma wenda gufata ukundi kuntu. Ndafata ukundi kuntu, ariko ndakeka ko bizakunda. Reka nkubwire felicitation cyangwa se ukomereza aho guhatiriza. Buryo umuntu yakunze ni byiza gukunda, ariko iyo wakunze umuntu utagukunda nabyo bigira ingaruka ku muntu wakunze cyane cyane mu mutima. Ikindi kintu nshaka kubaza, hari inkuru yagaragaye umuntu witwa Muhoza, uri musaza we, wenda benshi ntabwo barabimenya ntibarabyumva neza, ariko iyo nkuru yaratangajwe kandi byaragaragaye koko kuri kuvuga yuko Muhoza utifuza kabana na Kaganga, umusore amuporopoje ko bana wanamutereye ivi. Kubera iki uri kumva yuko iki kintu kitaba? Iyo kubivuze Muhoza ni musaza wanjye, ariko ni mushiki wanjye, sorry ariko ukuntu bimeze ntabwo ushaka ko Kaganga babana, tukubiteye ko. Kubera iki uri kumva ko batabana? Ko Kaganga ngiye mubonye ushaka ko umuntu adafite imico myiza, ngiye ko namubonye urabona wapi ni umuntu ngiye natishimiye wapi kabisa, mbona umuco myiza. Hari ibintu yagiye
yangiza abantu kaza bakabimbwira nyine kumva ko nyine hanze atitwara neza rero ndavuga ati rero umuntu atitwara neza ntabwo ashobora gushaka mushiki wanjye reka ntabwo biba ntabwo ushobora gukunda ntabwo barabukubiza ngiye dore ariko wenda kuba wifuza ko batabana kubera imico itari myiza uzi kuri Kaganga ku rundi ruhande ushaka kubiza ariko ukabiganiriza Kaganga cyangwa ukabiganiriza muzumubwira ati mushiki wanjye uri umusore si mwiza ariko kuba wajya mu itangazamakuru ukagaragaza icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane ku buryo n'isi yose navuga yuko Kaganga na Muhoza hari abantu bari kubashyigikira cyane cyane aba diaspora mu bukwe bwabo kugira ngo butahe urumva abantu benshi bifuza ko babana nawe ukazamo hagati uri kuvuga yuko utishimiye ubukwe bwa Muhoza mushiki wawe ni ikintu kiri gutuma ubukwe busa nkaho buri gupfa ku rundi ruhande ariko turashaka kumenya izo ngeso mbi yaba se ari igisambo yaba yibase yaba ateka imitwe nyine umuntu yahita atekereza ati se ni afite imico mibi bwoko ki cyangwa se imico mibi akora kuko imico mibi iri mu bwoko bwinshi nyine abanyarwanda barifuza kumenya ngo ni iki kintu uri kumuziza ni iki kintu uri kumuhora wenda iyo mico wenda ku buryo nawe ayimenye yahitamo kuyireka ni nk'iyihe uri kuvuga ngo yaba afite udashaka ko mushiki wawe yamugiraho ingaruka afite njye numva ngo arebe nagiye umuryango wacu nta bintu by'ubuhimo byagiye byo kwambura ariko numvise agenda avuga ngo bagenda bambwira ngo yambuye abantu kuko kandi ugasanga biragaragara rero icyo navuga njye ntago ko byagenda kose ntago ushobora kubana nyiri kuri iyi si reka Kaganga rwose ntago wabona iyo bavuga ngo twanahura yura ntago ibintu bibe numva twakongera guhura nawe buriya impamvu njye nagiye ntuza nabonaga buri munsi agenda ngasanga nzi ko bari bahanarikanye basi buriya impamvu nageze hariya nuko byandenze nanjye nyine ni ibintu ubone kugira ngo ngerere hariya ko ari ibintu byandenze nyine ntabwo bashobora kubana rero wapi ntabwo bishoboka sinzi ni ukuvuga ngo uravuga ati ku giti cyawe cyangwa se uko ubyumva urarahira uti mushiki wanjye ntazabana n'umusore ntakunze wapi ntabwo wari wahura na Kaganga n'umunsi n'umwe wari wahura na Kaganga cyangwa se umugabo wa mushiki wawe naramubonaga nazo yigize umuntu atari nk'umuntu mwiza ariko natamwishimiye nkajya mwe n'ibisanzwe baraganira bisanzwe ariko ko naje kumenya ko hari ubukwe no byabaye nyine saga ikomeye kugeza hariya nagiye kumwirebera nyine paka bati ntabwo ushobora kubana mushiki wanjye nawe mubwira ushaka nyine kwigira umuntu wa danje navuga ati wapi ntabwo ushobora gukunda kandi ntabwo bizakunda nyine ubyumva ko ngo none kubijyanye na famiye navuga yuko famiye yawe na Muhoza wenda ibyo wakoze barabizi cyangwa se barabibonye ariko icyo twibaza twese si njye nyine kuba Muhoza agiye kubaka cyangwa se agiye kujya mu rugo rwe agakora famiye wenda nawe ukazamo famiye bivugaho iki papa na mama bawe na Muhoza batekereza iki kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo musaza we ntashaka ko babana kandi buri ikintu cya mbere umuntu ukomeye cyane mu bukwe bw'umukobwa ni musaza kuko niwe ugomba kumutanga cyangwa ufite undi musaza wawe mukuru wamutanga bivuze ngo ni wowe ufite kumutanga urumva wowe nyiri ukutanga umukobwa mu gusaba ntago byaba byiza mutumvikanye famiye yanyu cyangwa se umuryango wawe na Muhoza uvuga iki kutumvikana kwawe ndetse n'umukwe wanyu hari icyo muri kubikoraho cyangwa se hari icyo famiye iri kugerageza gukora hagati yanyu bimeze na Muhoza wenda n'ababyeyi ashobora kwenda kuba byumvikana kongeye nko mu muryango twavuze ko bidashobora gukunda ushobora kubona nabwiye mu muryango mbabwira ababyeyi ko ibintu bimeze nubwo ababyeyi bo ntabwo bashobora kugenda ngo yenda bigere rero bagende bababwira inkuru ngende babwiye ko ibintu bimeze ariko ababyeyi nabo bisobanuye ukuntu bimeze ko Kaganga atari umuntu mwiza agenda ahemukira abantu abambura nabwira ati rero ntabwo bishobora gukunda hapi ababyeyi nyine barambwira ati bazambyisubizo sinzi nyine kandi ababyeyi nabo nyine kubitekereza ko nize ko bitazakunda n'ababyeyi nabo babishyiramo imbaraga ntabwo ushobora gutsindwa reka dushobora guhatana paka bivuze ngo ababyeyi baracyari kubyigaho cyangwa se navuga ko bakiri kubitekerezaho kuba icyo gikorwa cyageraho cyangwa se kuba mwafata umwanzuro kuvuga ngo umusaza wawe cyangwa se mushiki wawe arashatse bivuze ngo niwe muntu ugomba gutanga umwanzuro wawe nyine kereka bimutse ntibabukorere inama cyangwa bakacika yenda nkazabona yenda barabukoze ukuntu ukundi yenda bishobora kuba yenda ariko turi hano turi mu rugo mari
wapi ntabwo ushobora gukunda. Ariko ikintu cyashoboka cyangwa se ikintu numva cyakunda ni uko wenda hagati yanyu nk'umuryango wenda mufite nko gushyira hamwe kugira ngo ibyo byose bigerweho cyangwa se ibyo byose bikorwe. Ni ikintu ndi kumva cyashoboka kuko ikintu cyitwa urugo cyangwa gushaka ni ikintu gikomeye cyane, cyangwa se gushaka kwica famiye y'umuntu. Numva ko ku bwanjye cyangwa se kubwo kugira ngo umuryango wa Kaganga na Muhoza ugende neza, hagati yanyu hakabeho kugira ngo mwumvikane ku kintu kimwe. Urabyumva gute kugira ngo mwe mwakumvikana ku kintu kimwe mugahuriza hamwe? Kimwe kugira ngo duhurize hamwe rero nuko yari kuri muntu, kugira ngo duhurize hamwe njye na Muhoza twumvikane cyangwa n'umuryango twumvikane, nuko bareka uriya muhungu. Ntabwo uriya muhungu ashobora kubana na Muhoza. Mushiki wanjye ndamukunda cyane, mba nakumva namuruha yajya ahantu atishimiye nyine hapi bitakunda kujya ahantu batamuvuga neza, kandi twe mu rugo mu muryango bavuga neza nyine mbona muri gisebo twazahorana mu muryango rero nkabona hapi bitazakunda. Reka wenda ibyo duse n'ababiretseho gatoya ku bya famiye yanyu, ku by'umuryango wanyu. Kuri iyi saha ku bijyanye n'ubukwe bwa Kaganga ndetse na Muhoza bihagaze bite? Ufite nahe makuru ufite ku bukwe bwabo, nubwo wenda utabwishimiye cyangwa se utabushaka, buhagaze bute nyine? Imyiteguro igeze hehe? Nubwo hatarafata umwanzuro wenda utarabyumva neza, ariko nyine byanze bikunze amatariki yegereje kandi urumva ko imyiteguro igeze kure. Iyi myiteguro yawe igeze hehe nyine, niba imyiteguro yaratangiye? Nyumva n'ubundi n'ikiganiro twabaremo numva bavuga ngo bari kwitegura ariko nyine sinzi ko bitegura ko nyine numvise nyine ngo bavuga ngo buregereje ngo bari kwitegura, ariko ikibazo cyo ko ngiye bitazakunda kabisa. Ni iki kintu uri kumva wizeye cyangwa se uzakora kugira ngo ugaragaze yuko ubukwe bwa Kaganga na Muhoza butazaba? Byanze bikunze uri kuvuga gutyo, hari ikintu uri kumva wizeye nyine uri kumva uzakora, uvuga ati nzajya kurega cyangwa se nzakora nzateza umutekano muke mu bukwe bwabo? Ni iki kintu cyane kuri wenyine, nta wundi muntu ugushyigikiye mu kwica ubukwe bw'abandi bana? Ni iki kintu uri kumva uzakora cyatuma ubukwe bwabo bupfa, uri kumva wizeye nkawe ubwawe? Niba na ngombwa n'umutekano uzaba muke kabisa hariya. Ntabwo ushobora kuba ndakubwiye ngo n'intambara izaruta, si ukubika pe. Buriya uko ngiye wapi kabisa ndangije kubwira ngo urugamba rwo nzarurwana paka buriya bukwe butabaye. Nawe narababwiye barabizi ibitegura, ariko amenye yuko wapi kabisa. Ariko habaho no kumvikana hagati yanyu mu kwiyumvikanira ku giti cyanyu, wowe ugashaka Kaganga. Buriya nabyo twumvikana neza, mushiki wanjye ko natari kumugurisha, ngiye mushiki wanjye niko ndashaka kuzamukingira umuntu muzima. Ntabwo afite umuntu ukunda rero ngo ujye kumura ahantu utari heza. Ariko buriya iyo ufite ikibazo n'umuntu hagati yanyu, ikintu kiba cyiza cya mbere ni ukukivuga. Urumva ni ukukivuga bikarangira, ukavuga ati muramu wanjye ngufiteho ikibazo, mukakiganira kikakemuka, ubundi ukareka abandi bana bakibanira. Kubera ko utari gushaka Kaganga ngo muganire cyangwa se umuganirize mubwire uti iki ntabwo kiri kugenda neza. Ukwereka tumvikana ko kandi Kaganga tumvikana nyine bitewe n'ibintu bamuvuzeho nese cika intege kuko nyine atagumya kumatezanya mugendeho nyine. Ntabwo ngiye twashoboka n'umuntu nyine nawe ubwe ashaka kudusubiriza umuryango, ntabwo byashoboka. Kaganga ubwo bivuga iki? Kuba utaramwakira muri famiye cyangwa utaremera ko abana na mushiki wawe, abivuga iki? Kaganga ambwiye ko byanze bikunze uko buzaba. Kandi ndamubwira ati nanjye ntabwo buzaba. Unegereje nyine intambara yanjye nawe. Hari abantu benshi bashyigikiye ubukwe bwa Kaganga ndetse na Muhoza, cyane cyane aba diaspora. Hari ubufasha bari gutanga mu bukwe bwe, sinzi wenda ushaka kuba utabizi, ariko hari ubufasha buri gutanga mu bukwe bwe na Kaganga, kandi ubukwe ndakeka buri hafi buzaba mu kwa 10 ku itariki 10. Urumva ni benshi bategereje ubukwe bwa Kaganga. Ntabwo ufite ikibazo yuko abantu benshi bifuza kubafasha, bakabona ko hari undi muntu uri kugerageza kubatandukanya, ko hazavuga ikibazo cyo kuvuga kuri kubarwanya cyangwa uri kurwanya famiye yawe cyangwa umuryango wabo. Ntabwo icyo kibazo cy'igifite. Nta kibazo mbifiteho. Ni ukuvuga ngo ushobora kugira abanzi niba ubukwe ari ubukwe buzaba bufite abafana benshi cyangwa abakunzi benshi, sibyo? Umuntu akavuga ati ubukwe bugiye kuba bufite support ingana gutya, bufite abantu bari kubushyigikira, hakaza kuvuga ikibazo cya musaza w'umuntu wifuza kubatandukanya.
icyo gihe bashaka kuvuga ati uriya musore arashaka gutandukanya abantu bakundana, ashaka gusenya urugo rw'abandi, urumva nta kibazo kizavukamo hagati? ikibazo gishobora kuvuka n'ubundi gisa nk'aho cyavutse, ariko bikomeje nyine nkabona yenda n'ubundi bigumye kunanirana, ni kwica nk'umuryango twarebe ko tubiganiraho nyine, ko tubiganiraho nyine, twarebe ko tubigenza nyine. Wowe ubwawe byakujemo gute kuba umuryango warakiriye Kaganga, wowe ugafata umwanzuro kugira ngo uvuge ati Kaganga simushaka? Batamwishimiye nyine n'ibintu batamvuga bitari byiza, noneho nanjye nk'ahantu nanjye nkora, noneho bakavuga ati ese sha uriya muntu mwazanye mu muryango wanyu ugenda wambura nk'abantu, mbona hafi ntabwo byakunda. Niyo mpamvu byose namwishimira nyine, niyo mpamvu natamwishimiye nyine bituma hafi nyine nutumva nyine atabana mushiki wanjye nyine. Wenda aho reka mbe mpavuye gatoya, nashaka kukubaza wenda kuba ugaragaye mu itangazamakuru uri gusenya ubukwe cyangwa se uri kuvuguruza ubukwe bwa mushiki wawe Muhoza, hari ahandi hantu waba waragaragaye mu itangazamakuru ukaba ukina nka filime, ukaba ukina nk'ibiki, ni bwo bwa mbere wagaragaye mu itangazamakuru? filime zo nazikinyeho gatoya, itangazamakuru nagaragaye ari uriya mukobwa n'uwe nakunze nje kureba, nagaragaye mu itangazamakuru, ubutaje kugenda neza ariko nzi ko bizagenda neza. Nagaruka ku mukobwa wakunze utarimo kukwereka neza ko muri kumwe cyangwa se akwishimiye, kuba rero wakunda n'umukobwa w'umurezibiyene, urabyumva gute cyangwa se uri kubyakira gute kuri isaha kuba ukiri guhatiriza? Abakobwa benshi beza barahari kandi bakunda, kuki uri kwizirika kuri uriya mukobwa? Kubwo ngo ikintu umutima wakunze buriya waragikunze nyine, ntabwo nyine wakireka, ntabwo wakireka bikunze umukobwa waramukunze, ntabwo uriya mukobwa namureka. Biriya arimo akora nizeye ko nyine azabireka nyine, byanze bikunze mfite icyizere nyine ko azabireka, tugakomeza nyine tukagendana nyine, tuba twakorana nyine tukumvikana. Nizeye ko nyine mfite icyizere ko azabireka bitewe n'ukuntu mukunda, nizeye ko azabireka. Uri umusore ukiri mutoya, wabona undi mukobwa mukundana ndetse munangana, kuko uko agaragara uriya mukobwa asa n'ukurusha imyaka cyangwa se n'ukuruta, ariko wenda n'urukundo ntawamenya. Gusa ngiye navugaga yuko wenda aho kugira ngo hatirize buriya muntu wabaye mu lesbienne, ni ikintu gitwara umuntu cyane umwanya ndetse n'umutima, kugira ngo mukuremo icyo kintu ujye kumva ko mukwiye gukundana kugeza kuri kugira ngo mubane bitewe n'urukundo mukunda biragoye. Ni ikihe kintu witeguye gukora kugira ngo umwumvishe ko akwiye kuva muri ziriya ngeso zo gukundana n'abakobwa bagenzi be, ku buryo wumva ko yaguha umutima wawe wose? Nyine ni ikihe kintu wumva uzakora kirenze icyo wakoze bwa mbere? Niyo mpamvu nashaka kuzicara ngiye nawe, yenda nakubwiye ngo yenda shokora ibintu yaranyweye buriya, nicara nkamuganiriza, nkamwumvisha uburyo twakorana nyine, nkamwumvisha uburyo mukunda nyine mu bigo njye nawe twicanye. Nizeye ko byanze bikunze uzabyumva, iki cyizere muri gifite nyine ko burangiye ikintu nyine ifite icyizere ishingiyeho, nuko nishingiye kwenda bishobora ko ibintu yaranyweye buriya ko namukeka, ntabwo umuntu aza kugira ngo mukubite kuriya, mukubite kuriya ngere wongere mu bitaro. Nizeye ko nyine we buriya ubwo tuzahura nyine azameze neza, ndabyizeye nyine ko azameze neza, nkamubwira nyine uburyo mukunda, nkabare mubwira. Yabera kuganije ku bijyanye n'umuryango we cyangwa se famiye ye, uko ifata ubuzima bayemo kuko ari umurezibiyene, wenda ukavuga ati nubwo byanze reka njye gushakira muri famiye ye, numve ko ari ikintu amazemo imyaka myinshi cyangwa ari ikintu abayemo igihe kirekire, kuko hari ikintu ubamo igihe kirekire kukireka bitagukundira. Wari wegera umwe muri famiye ye? Happy niganguye nawe twese duhura ngo tuganire, happy niwe nahuye nawe gusa nyine kuriya twahuye, nawe nyine nta n'ikintu nyine akeshi mbwa atabasubiza nyine, kubera nizeye ko nyine mutaha tuzahora bikagenda neza. Ku giti cyawe cyangwa se mu guhatiriza kwawe ko yaguha urukundo, amahirwe menshi bishobora gukunda cyangwa bikanga, n'ibyango akavuga ati mva imbere genda, si nkundana n'abahungu nkundana n'abagore, nyine ukumva ko bitagishobotse, ni ikihe kintu uzakora cyangwa se uzabifata gute? Ushobora no kwimanikara, ntibivuga ngo ibyo kundeka, njyewe mfite icyizere ko bizakunda, mfite
icyizere ko bizakunda. Tuvuge byanze ukabona byanze nyine avuga ati mva imbere sinzi sinshaka nyine bikanga tukabona byanze. Bizagoye ko nyine biramutse byanze sinzi nimba napfa. Aho ngaho ni igikabyo kuko ni ibintu bishoboka cyane nyine byanze wavuga ati ndayamanitse ngiye gushakira ahandi cyangwa se nyine wakora iki nyine ubonye amahirwe uri gushaka yanze akavuga ati ukuri guhagara gutyo ndi kukubona nk'umukobwa mugenzi wanjye cyangwa se umusore ndi kukubona nk'umutipe kwanza mva imbere nyine bikanga guhatiriza kwawe bikanga wabyakira gute wafata uyihe mwanzuro ku giti cyawe? Kwiheba nyine kwica agatuza nyine ese urumva wakora iki? Noneho igihe akwemereye rero aramutse nyuma avuze ati nemeye ko dukundana, nemeye yuko dukomezanya umubano, ibyo nari ndimo ndabiretse ndakwihaye, muri wowe uri kumva uwo mwuka nyine cyangwa se icyo gisubizo wacyakira gute, wakumva umeze gute nyine ku giti cyawe? Nabyishimira yabinejeje kabisa nyine ni ukwita mubwira uburyo twakora nanjye business nafungurira mu ikaritsiye nawe ugakora kabisa nawe ugakora ariko byaba ari byiza kabisa. Ubwo mu buzima witeguye guhomba no guhomba cyangwa guhomba nyine uriya musista cyangwa se akakwemerera ko mukundana nyine ukaba wunguza? Bizakunda kunguka ko guhomba byo simbiteganya. Uri guteganya guhura nawe ryari cyangwa se kongera kuganira nawe ukongera ukahatiriza ukongera ukamuvugisha byo uri kubiteganya ryari ko wakongera kuvuga ati reka nongere? Aramutse abyemeye twahura kuko sinzi yenda nimba nzongera nzamubona nyine twaganira ko ndamanukira nkabona se ko bizavuye umunsi byakunze nzabona rero tuzahura nyine tuganire yenda nzibabwire ngo byarakunze cyangwa se byaranze. Bivuze ngo uracyategereje ntabwo yamenya neza? Ntabwo yamenya neza umunsi azamugisubiza nyine. Reka wenda nkubaze ku kandi kantu, hari akantu muri iyi minsi kagezweho k'abatinganyi aba lesbienne reka mba ariko mbyita wenda reka ntabwo tugaruka kuri wa mukobwa ukunda reka tujye ku bandi ku bijyanye n'icyo aba lesbienne ubivuga iki ko umukobwa yakundana n'umundi mukobwa ku buryo agera ku rwego kugira ngo ahakanire umukobwa uri kumutereta byo ubivuga iki? Bifata nk'ibintu bisanzwe cyangwa uvuga ko ari ukurengera cyangwa ari ukwikunda kuko hari abasore benshi batereka ko abakobwa bagasanga na aba lesbienne byo nabibanga urabona cyane ko byanakubayeho tugiye nko muri Bibiliya bisa ari ibintu nyine ntabirimo rero ko ibintu bitari muri Bibiliya rero reka rero mba numva ari ibintu bitabaho, ntabwo ari ibintu byiza, nta bintu bitabaho. Nyuma numva umugore nyine n'umugabo bakwiye kubana n'umukobwa reka biriya wapi ya pire niba mfite icyizere nyine ko bishobora gushoboka nzagerageza nyine mu mwumvishe nyine uburyo atari byiza nyine bikunde nyine ahinduke. Ikijyanye n'imvune urumva imeze ite? Urumva utangiye koroherwa cyangwa uri kumva biri ndi koroherwamo gake nyine kugenda bigabanuka. Mbere byari bikaze ariko kumenya namaze iminsi 2 mu bitaro urumva byari danje. Gute wagwiriye akaboko cyangwa nyine uburyo yagusunitse bigaga kusha kuba waraguye kakagwira wavunitse gute? Nagwiriye akaboko ngwita n'umugera hano numva nyine n'imigeri n'iki bisa numva nyine byangiritse nyine bikaze ndataha nyine nzi ko nyine ari ibisanzwe naryamye kwego kabiranga nuko tubana mu rugo nanjyane kwa muganga. Nyuma yo kubona ariko mu bigaragara umusore burya aba ari umusore cyangwa umugabo ahora ari umugabo, kuki nyine watumye uvunika? Kuko wari ufite uburyo bwose bwo kugira ngo wirengere, nubwo wenda utamurusha imbaraga ariko ntago wigeze umurwanya cyangwa se ngo wirengere. Kuki wemeye ko gukubita kuriya ukagwa hasi ukabyuka ukongera ukagwa? Wari ufite kugira ngo umurwanye cyangwa se basi wirukanga umusige? Kuki wemeye kugira ngo agukubite kuriya ubabare kugeza ku rwego kugira ngo uvunike? Mpamvu namenye kuriya ni kubw'urukundo, ntabwo ari kubw'imbaraga. Bivuze ngo wamugiriye impuhwe kubw'urukundo ko ntabwo nawe uri gukubita umuntu kandi nawe uri kumusaba urukundo. Uri kumusaba urukundo reko mwakundana nyine wicishije make nyine ndagumye ndahatiriza Lucas nyine mbona ko bikaze nyine sho kumvanamo n'ubuzima ndavuga ati reka. Bivuze ngo ni impuhwe wamugiriye kugira ngo utamurwanya bikagaragara nkaho warwanye n'umugore wavuze turi mu ndamukunda reka nange kumukomera. Niko byagenze no muri ntago wari gukubita umuntu kandi umuntu nyine uri gusaba urukundo. Uremera uragwa wikubita hasi buriruka nkakwirukana bw'urukundo. Nubwo yankubise nyine numva ndavunitse noneho
biba ngombwa ko nirukanka nyine bitewe n'ukuntu ndi kumva umukunda nagira ngo wenda ngufashe kugira ngo wenda tuzamuvugishe muri mwakongera guhura wenda ku nshuro ya kabiri nashyikira ari inshuro ya mbere muhuye inshuro ya mbere duhuye ubwo wenda guhura kwa bwa kabiri nawe harumva hari icyizere byatanga kugira ngo natwe tugufashe tumuvugishe basi mwongere muhure ugerageza andi mahirwe urumva hari icyo byatanga kugira ngo wenda ubutaha nimuhura twongere tubaganirize tuje ko binda havamo kwiyunga cyangwa se nimba gukatiye akavuga muri wese ariko mutongeye kurwana icyizere kirahari ahubwo wamugire neza duhuye nkamubona none nkamubwira none nkareba uko byagenda noneho tuzamuvugisha kuri telefone tumubwire ko ahura nawe nzabimusaba gusa numve ko abyemera nabasha kubyemera wenda tuzabahuza turebe ko mwaganira bigakemuka byose reka wenda ndetse n'umugana ku musozi w'ikiganiro ikibazo nakubaza kindi wenda nakubaza mvuga nti nk'uko umeze wenda igihe utangiye gukora ibiganiro cyangwa se igihe utangiye gukora ku macano utangiye kugira abakunzi cyangwa se abafana nta muntu uraguhamagara cyangwa se akubwira ati uri kwica ubukwe bwa Muhoza na Kaganga uri kubangamira abandi bana kuri iyi saha nta muntu urakubwira ati uri gukora ikintu kibi kitari kiza kuri famiye abana bari kubaka ubuzima kugeza kuri iyi saha benshi barabimbwira nyine bambwira tori mu biki tori ubukwe bwateguye tumeze gute bamwe no mu muhanda bajya babimbwira kanira kumubita kambwira tumeze bitete wowe ibintu ukora ntago ari byo wapi nyine bagumya kumata zambwira ati ibintu ukora reka bireka nyine wenda ushaka no kumubita nyine bikaze nyuma y'ibyo ngibyo bivuga ubasubiza iki ndabihorera nyine kuko ni zore ari afere z'umuryango yabihoranye nkigendera abareka nyine ubwo wenda reka mvuge ko kuri iyi saha nubwo bahari ariko ufite n'abakunzi cyangwa se abafana bavuga ati komereza aho niba udakunda umuntu ntuzatumana mushiki wawe kubw'impamvu baguhatirije reka wenda nkubwire usezera abakunzi bawe cyangwa se ugira abantu usuhuza abafana kuko byanze bikunze Kaganga na Muhoza bafite abafana benshi n'abakunzi benshi hari abakumenye neza hari n'abakumenye nabi ariko ndumva wabasuhuza bushaka cyangwa hari abo wasezera cyangwa hari abo washimira kugira ngo dusoze ikiganiro ubasezera abakunzi nasezera mbabwira yewe ubuzima busanzwe nke nta mutima mubi nyemba nimo nke n'urukundo nyine gukunda umuntu nabo barakunda barabizi urukundo barabizi no gufuhira mushiki wawe nyine atari gore umwana mwakuranye mwararanywe kubona nyine agiye ahantu atari heza agenda wowe ugira icyo uvugaho kuri wowe cyangwa no kuri muntu buriya agira ko yumva ibintu ariko icyo navuga nyine ko ari abankunze bambonye nyine mu itangazamakuru nyine nabwiye nuko mbakunda nyine ukashyigira uko babyumva ariko njye nta kibazo ufitanye n'abantu nyine n'ubuzima busanzwe ndi umuntu nyine uri aho nyine gukora akazi ke bisanzwe ni amahoro mbese muri make ko ibyo mba nkora nyine bifite ishingiro nyine bifite ishingiro ntabwo wakumva umushiki wagiye ahantu atari heza cyangwa nimba nakunze umuntu nyine namukunze kubw'urukundo nyine rwanjye nyine nimba ku mutima nyine uko urukundo no kuromera nyine abantu barabizi abantu bakundwa barabizi cyangwa bakunda biragore ko ngiye nimba nabashije no kubwira umuntu yenda akangura ibi ngibi ntabwo ko nyine naho buto cyangwa nakoze nabi niko byagenze ko nizeye ko byanze bikunze kubw'Imana bizakunda kandi kagenda neza reka nshimira abakunzi ba Kigali 250 abakunzi bacu muri rusange mbabwira gukora subscribe share na comment kugira ngo mukurikirane ibiganiro byacu byiza ndetse iyo bakunze umutumirwa cyangwa se bifuza kubona n'umutumirwa cyangwa kumubaza ibibazo cyangwa kumugira inama muri rusange ukora wandika muri comment tukabasha kugira ngo nawe yumve inama mugira cyangwa se ibitekerezo uri kumuha reka mbasezere mbabwira ko twishimira ko mudukurikirana kandi mbabwira ko abakunzi bacu nazo tubakunda kandi cyane ikiganiro akagaruka ciao ciao